nshaka no kugira ngo umutima wanjye ubohore iriya myanda yose naciyemo bira byose naciyemo Uwiteka we umbabarire akubundi uri igiki muraho neza nizere ko mwese mumize neza aho muherereye. Kanyana rero ndetse na Iribagiza, Kanyana yari afite amatsiko menshi cyane yo kubaza Iribagiza ngo bimeze gute. Ese Iribagiza kuba abanye na Cyusa, mwabanye muri ghetto, mwabanye ahantu hagiye hatandukanye, ese Cyusa urabizi nyine yateye inda Isimbi, ese aho ngaho nawe si yaba yaraguteye inda? Kanyana rero ibyo byose yashakaga kubimenya kugira ngo niba hari ikintu Cyusa yaba yarakoze, yaba yaramuteye inda, kugira ngo afashe Iribagiza kugihisha, kugira ngo afashe Iribagiza kugira ngo ntihagire umuntu ube wamukeka, kuko Iribagiza Rugema amenye yuko Iribagiza atwite, kandi Rugema akamenya yuko Cyusa ari we wamuteye inda, kandi Cyusa ni nawe wateye inda Iribagiza Isimbi. Urumva Rugema noneho yahita agenda kurega Cyusa, akanamurega bikaba byanamuviramo gufungwa. Niyo mpamvu rero ibyo byose Kanyana bibazaga Iribagiza kugira ngo amenye ibijya mbere, amenye ngo Iribagiza bimeze gutya na gutya. Gusa Iribagiza yamuhakaniye cyane, aramubwira ati ntabyo yigeze akora, yaranabishatse ngenda byanga, ndamubwira ati reka ubukwe bubanze bo. Ibyo byose rero Kanyana yari ari kubibwira Iribagiza, gusa Iribagiza yishimye cyane uburyo yanabonye mama Kanyana yaje kuza, aramubwira ati Iribagiza mukobwa wanjye rero tuza, wowe nugira ikibazo ntuhagire ibindi bintu ujyamo ngo iki, oya wowe uri umukobwa wanjye kandi ndakoresha uko nshoboye ube wakora ubukwe. Ngewe narabimenye uburyo runo rugo rugufata nabi, ndangije ndavuga ngo reka nze nimara kuza nkoresha uko nshoboye ube wabona amafaranga, ube wabona umugabo, Cyusa mubane nk'uko mwabyemeje, nk'uko mwakundanye. Ibyo byose rero mama Kanyana yakomeje amubwira ati kamukunda, amwifuriza ibyiza. Iribagiza yishimye cyane, aranezerwa kongera kubona umuntu umubwira ati Imana iragukunda, wongera kumuha icyizere cy'ubuzima. Iribagiza rero kubera uriya muryango wamureze, wagiye umufata nabi, wagiye umutokagura, wanashatse kumwica inshuro nyinshi, washatse kumuroga inshuro nyinshi, bimwe Kanyana akabimenya akabivuga, ibindi sabivuge, ibindi akanabihagarika. Ariko uyu munsi wa none yongeye kubona umubyeyi, arishima cyane, anashimira Kanyana rwose. Nubwo Iribagiza yagiraga ubwoba bwa Kanyana, avuga ati se Kanyana hasi yashaka mbere yanjye, gusa Kanyana yamubwiye ati wowe nugira ikibazo, ngiye ntabwo nzashaka mbere yawe, ntabwo nzashaka, nta muntu nzashaka mbere yawe, nzakurindira ubanza ushake, ngiye hagize novuga ngo dushakane nabyanga, nkarindira kugira ngo ubanze ushake, ngiye nzashaka nyuma yawe. Wa musaza Papa Emile rero yaje kubwira kamarade na Emile yuko Iribagiza burya afite musaza we. Afite musaza we, kandi musaza we rero ibyo byose Iribagiza ntabyaze. Kamarade rero na Emile ntabyo bari bazi, none umunsi wa none babimenye. Bafashe umwanzuro umeze gute rero? Bafashe umwanzuro wo gushaka umusaza we bamubonye niwe ashobora kubishyuhamo, akaba biriya bintu byose Kamarade na Emile baba bakora, umusaza we akaza akabishyuhamo, akagenda bikora bimwe na bimwe ibyo gushaka ibyangombwa by'iki. Kandi disi ntabwo bazi yuko umusaza wa Iribagiza nawe ari kubashaka, nubwo bari kumushaka ariko umusaza wa Iribagiza nawe ari kubashaka kugira ngo babe bamuha ibyangombwa by'ubutaka, babe bamuha ibyo byose byatuma abona ubutaka bw'iwabo.